kimwe kimunaniye yitwa ushobora byose. Nubwo wambaye ubushwambagara, yakwambika umwenda w'igitare, nta na kimwe kimunanira agenga ibihe. Ahindura umubabaro akawugira ibyishimo bisa, nta na kimwe kimunanira, nta na kimwe kimunanira agenga ibihe. Nubwo wambaye ubushwambagara, yakwambika umwenda w'igitare, nta na kimwe kimunanira agenga ibihe. Iyo ureba mu nda y'ingumba, akabona ishyanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Iyo ureba mu nda y'ingumba, akabona ishyanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Iyo ureba ibyapfuye mu buzima bwawe, ashobora kubizura muri iki gitondo. Haleluya. 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 Tumuzamurire ibiganza, tumuhe icyubahiro, arakwiriye. Haleluya. N'Imana yita ibitariho ko biriho. Ibyo bakubwiye kwa muganga ko bidashoboka, muri iki gitondo nagira ngo ubihanurire, ubibwira yuko bigomba kubaho kubwa Mwuka Wera. Haleluya. Haleluya. Yego. Amateka uwari umushumba akaba umwami, nta na kimwe kimunanira agenga ibihe.
abatware akimika abandi mu gihe cye nta na kimwe kimunanira agenga ibihe niwe uhindura amateka uwari umushumba nta na kimwe kimunanira nta na kimwe kimunanira agenga ibihe niwe wimura abatware niwe wimura abatware akimika abandi mu gihe cye akimika abandi mu gihe cye nta na kimwe kimunanira nta na kimwe kimunanira agenga ibihe niwe uhindura amateka tubyizere tubiririmbe tubyizeye wari umushumba akaba umwami nta na kimwe kimunanira agenga ibihe niwe wimura abatware niwe wimura abatware akimika abandi mu gihe cye akimika abandi mu gihe cye nta na kimwe kimunanira agenga ibihe niureba akabona ishyanga rikomeye mu gihe abaganga bavuze yuko bidashoboka na kimwe kimunanira arashoboye niureba mu ndayigu akabona ishyanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye turimo guhindura umubabaro ahindura umubabaro akawugira ibyishimo bisa akawugira ibyishimo bisa nta na kimwe kimunanira biducamo mu makuba mu gihe gito byahinduka umunezero nubwo wambaye ubushwambaga yakwambika umwenda w'igitare yakwambika umwenda w'igitare nta na kimwe kimunanira agenga ibihe ahindura umubabaro akawugira ibyishimo bisa akawugira ibyishimo nta na kimwe kimunanira arashoboye niko yitwa Imana ishobora byose nubwo wambaye ubushwambaga yakwambika umwenda w'igitare nta na kimwe kimunanira agenga ibihe niureba mu ndayigunga akabona ishyanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye niureba mu ndayigunga akabona ishyanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye nta na kimwe kimunanira arashoboye nta na kimwe kimunanira haleluya arashoboye nta na kimwe kimunanira arashoboye nta na kimwe kimunanira arashoboye
tumuzamure ibiganza twese nakimwe yego yego nakimwe J'aimerais vous demander à vous tous, en ce moment, que chacun d'entre nous prophétise sur sa vie. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui ramène à vie. Si vous le croyez en ce matin, Imana izizura ibyapfuye n'ibisinziriye byose ikabikangura. Elle ressuscite ce qui était mort et réveille ce qui s'était endormi. Reka uyu mwanya uhanurire ubuzima bwawe. Prophétisez sur votre vie. Niba ari indwara iri mu buzima bwawe, niba ari business yawe, niba ari umuryango wawe, reka uhanure mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye muri iki gitondo cy'uyu munsi. Twizeye Imana itari Baali. Twizeye Imana izishindura ibintu byose. Abana bawe bari aha ngaha. Umwuka wera arimo agendagenda. Kawa munsi w'iremwa. Comme le jour de la création, la Bible dit que le monde était vide. Elle était remplie d'obscurité. Elle était informe. Mais l'Esprit de Dieu était là et changeait les choses. Et le Saint-Esprit s'est mis à opérer des choses. L'obscurité devient la lumière. Le Saint-Esprit est toujours présent. Nagendagende muri iki gitondo cy'uyu munsi. Ababyeyi bari aha ngaha bose, reka umwuka wera atangire kurema. Abapapa bari aha ngaha, abamama bari aha ngaha, itorero ryose muri rusange, igihugu cyacu cyose. Ayi mwuka wera afanya akazi. Mwuka wera hindura ibintu. Ibyari bipfuye bizuke, ibyari bisinziriye bikanguke, ibitari bifite ubuzima bigira ubuzima, maze abana bawe buzura ubuhamya, abana bawe buzura ubuhamya, kuko twizeye Imana idashinduka. Twizeye Imana idashinduka. Uko wari uresho ni kuri none, ni kuzahora iteka ryose. Igitondo cy'uyu munsi wo ku cyumweru, muri savisi ya mbere, savisi ya kabiri, savisi ya gatatu ijya kubaho, turagukeneye. Buri muntu wese aje gusubira iwiwe mu rugo afite ubuhamya bw'ibitangaza wakoze, afite ubuhamya bw'imirimo ikomeye ya mwuka wera. Urakoze data, urakoze mwimanye.
Merci icyubahiro Seigneur. n'ishimwe bibi byawe Que gloire et honneur te none reviennent n'iteka ryose maintenant et pour kubwa Yesu l'éternité. Kristo mwami wacu Amen. amen. Alléluia. Imana yacu tuyongera amashyi menshi cyane. Acclamons notre Dieu. Yes, suhuza mugenzi wawe Saluez umubwire ngo votre Imana yacu voisin. iracyakora. Dites-lui notre Dieu est umubwire ngo toujours en Imana yacu activité. ntihinduka. Dites-lui notre uko Dieu yari ne iri ejo change niko pas. kiri none Tel izahoraho qu'il iteka était ryose. hier, il est aujourd'hui et le sera pour toujours. Imana ibagirire neza. Que Dieu vous fasse du